Culture Empire. Nitwa Jimmy Pro, nkaba ndi producer, nkaba nkorera muri label yitwa Culture Empire. Hari abantu no bibaza uko bigenda muri studio kuva indirimbo itangiye kugeza indirimbo irangiye, bagatekereza ko ari ibintu bigoranye cyane. Ariko mu by'ukuri ntabwo bigoye, ni ibintu byoroshye cyane. Icyambere gisabwa nuko ugera kuri studio, tukakwakira kuri reception, bakubwira ibisaba kugira ngo ubashe kuba wakorerwa indirimbo. Umaze kubyuzuza, baguha gahunda yo guhura na producer ari winjye. Iyo tumaze kubonana, numva igitekerezo gikubiye mu gihangano cyawe, hanyuma uko ugenda uririmba, ugenda utunganya nawe n'amagambo yawe neza, ubwo bigenda bina inspiration yo kumenya uburyo uri gucuranga. Bikaba byiza cyane iyo uzi gucurangisha igikoresho cya muzika, kubera ko bituma njye nawe turushaho gufatanya gukreya cyangwa se guhanga uwo muziki cyangwa se igihangano cyawe uko ucyifuza. Nyuma yaho ufata umwanya wo gufata kwinjiza amajwi. Ujya kuri microphone, ugafata amajwi yose ashoboka, kandi tukakungura n'ibitekerezo ku bijyanye n'amajwi wifuza gushyira mu gihangano cyawe. Nyuma umaze kwinjiza amajwi, ufata umwanya wo kumva igihangano cyawe, tukumva niba nta bindi byakongerwamo, ibyo bikaba byakorwa. Iyo ibyo birangiye, abasigaye akazi kanjye ko kuzatunganya nkanonosora kandi naringaniza neza amajwi n'umuziki kugira ngo bizasohoke bimeze neza. Kiba gisigaye nuko usanduka kuje gufata igihangano cyawe kandi mu gihe kitarambiranye.